abantu ko bane yahanga bimeze bite wazanywe n'iki mu rugo rwaje wa mugabo ngo ngukimuga none ayo mahembe kare kwaka umuriro kamerama uyu ni wa mukobwa mwari mwavuganye muga uyu mukobwa ndamuzi ni wo mwari mwavuganye ngo wahaye ubutumwa ibintu dutaye uyu mukobwa wa mukobwa ibibwi byigumana igende iki ngo narinje kuko twika umwari kisa kandi mugora ongera umumbe yego gore kurare muganga we amafaranga ndabonye yose nayaje yose muganga amafaranga kakazi ko mu rugo ndagasezereye iki yes rakarongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Madino TV muri kumwe na Nyakira Rwanda rwanya bwa kazamura igisho rya Rwanda gaswa mutoro za sana mugoro basa amatarika cyane cyagasambi muri wicara kuri Madino TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka Madino TV dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba gukora subscribe n'imbuto ari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane kujya usharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye zisimaze iminsi mwinginga ngusaba cyane kujya unyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunyuze ndetse kitakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya umunsi wa none rero ushobora kwibaza ngo nagiye he umunsi wa none ewana umumama cyangwa se umukobwa amaze iminsi amamagara anesha umutwe ambwira ngo arashaka ko tujyana kwa muganga twageze kwa muganga nkuko muri kubibona hariya ni umuganga uteye ubwoba ku marembo ye hahora haka umuriro uyu muganga we none nahageze birantungura numva birancanze murabibona mwese ibi bintu giye bafite n'ubwo bwo kubyegera hahora haka umuriro uhora wakiteka ushobora kwibaza rero ngo uwo mukobwa twazanye n'ubuhe dore n'uyu nguyu uyu mukobwa amaze iminsi amamagara ambwira ngo arashaka ko tujyana ahantu ariko simenya aho hantu ahariho mu by'ukuri mbona anzanya hangana ndamubwira ati se kuki unzanya hangana ahantu hahora haka umuriro ku bapfumu nk'aba ngaba bimeze bite arambwira ati ngewe uyu muganga yampaye ubutunzi nari umukene narakoraga akazi k'ubutayeri naradoderaga abandi bantu nkoresha imashini z'abandi bantu ariko ngo narinje kumushimira ndangije navuga ati rero reka njyewe yinze nkuko najya nica umugambi w'abantu twahageze namwe muri kubibona ibintu biteye ubwoba hano ku marembo yahora haka umuriro noneho hari ibyo mutabonye biri hariya hirya mu gikari haba hari ibibindi bihora byaka umuriro sisiteme bimeze bite barambwiye ngo umuganga yaguhaye ubutunzi bugiye butandukanye aguha amafaranga wari umutayeri uba ufite imashini zawe ayo mafaranga yaguhaye koko urayakoresha ukabona ibyo yakoresha bigenda amafaranga yakoresha rwose ibintu byaciyemo narinje kumushimira yari yaguhaye miliyoni zingahe miliyoni 50 yari yaguhaye miliyoni 50 ikari amafaranga menshi izo miliyoni 50 se wazikuzemo ibiki wazikoresheje ibiki nibe bikorwa umaze kugeraho muri abo mafaranga narinje kumushimira nashinze amatore menshi ndikugisha abanyeshuri ubiri byose bigenda neza ikintu rero kibabaje nuko mwabana mwe twaheze hanze muganga afite abandi bantu ari kwitaho mwe imbere sinzi igihe ari buze gusohokera kugira ngo aze adukorere hakiri kare natwe dutahe urabona igihe tumaze twicara ahangaha urumva urabona igihe tumaze twicara ahangaha muganga agakwiye kuba yageze ahangaha kare ariko ubu ngubu sinzi impamvu mwabana mwe tumaze akanya twicara ahangaha uretse ko ngiye navuga nyine ariko sinzi igihe muganga ari butugere umuganga mwari mwavuganye ubundi we mbere yuko tuza ahangaha muganga twavuganye yambwiye ko ahari yagasani wa muriro uhora waka buri gihe kamerama kirahara kamerama ise kirahara abantu ko bane yahanga bimeze bite wazanywe n'iki mu rugo rwaje wa mugabo ngo ngukimuga none ayo mahembe kare kwaka umuriro kamerama uyu ni wa mukobwa mwari mwavuganye muga uyu mukobwa ndamuzi ni wo mwari mwavuganye ngo wahaye ubutumwa ibintu dutaye uyu mukobwa wa mukobwa ibibwi byigumana igende iki ngo narinje kuko twika umwari kisa kandi muga kambizimye kambizimye yazimye none se kahise azima uciriyeho biragomba kwizima kuko nayiba ese umukobwa naguhereza ibyo yakuzaniye igihe nitahira kanze ufite abandi se uri kwitaho mwaho n'imbere muga kwitaho hano mu nzu none se mugarika ngo usaba akantu basi waretse ngiye nkaza nkareba kuko ibintu ukora nimba ari byo ko ibi bitanyemeza kubikora ko n'abandi ari ababikora baba bafite n'ibiki byose watse ngiye nkaza nkareba uburyo uvuramo imbere aricyo bitwaye ngo tambuka ariko ubutaha ntuzongere tuzaze ntuzongere ubutaha nta muntu ugenera iwanyu sawa kuramo inkweto ndazikuramo muga ndazikuramo nta kibazo kuramo inkweto utambuka ariko ubutaha ntuzongere yose mugabira ni ibiki mbona uruhora wakanga wakora ku gicumbi uyu mukobwa se yaje gukora muko waje gukora iki mwanga waje kwaka ubutunzi umwana ungana nawe se ubwo urashaka ubutunzi bwiwe ukora iki se ubundi mu buzima busanzwe ku buryo ushaka ubutunzi akazi ko mu rugo uri karyase yego nyagasani mana yanjye
n'abangabo urabakorera muga ndabakorera iyo twari twavuganye wa wundi wakohereje 200 kuri telefone ndimo ndakureba none urashaka ubuhe butunzi? ndashaka amafaranga amafaranga angana iki? nka miliyoni 20. miliyoni 20? umuntu ukora akazi ko mu rugo miliyoni 20 yasimbaza iki? miliyoni 20 nahita nguramo imodoka nashyira imodoka mu muhanda. Ashyira imodoka mu muhanda? Ayo mafaranga wayakuye ubwo ni wayibye mabuja wawe? Nayibye mabuja. Warayamwibye? Yego. None se ubwo ngo uza kwako nose mugabo wamuriro kutangiye kuzima igihe kiragera ukazima? Uyu muriro ni urimo kuwugabanya. Nshaka wakoreka nahana kwiyongera. Ubu ni abakurambere bakubwiye ngo ugabanye. Ufashe rero uyu mukobwa ndebe ko ubwo butunzi ashaka ni buri bumuhe. Niko mukobwa harya ngo urashaka ubuhe butunzi? Nshaka ubutunzi bw'amafaranga. Amafaranga angana iki mukobwa? Miliyoni 20. miliyoni 20? miliyoni 20 wazima ayo mafaranga n'amafaranga make ku buryo umuntu yayaguha gutyo gusa ufite ubushobozi bwo guhereza umuntu miliyoni 20 wowe? Narenza yo ngo tuyatanga. Biterwa n'uwatugezeho tukamukorera serivisi. Yego. None uyu nguyu yabanje kugwibumbi 200 kugira ngo umukorere ibintu. Yego. Nose urabimukorera koko? Turimukorera. Sawa bikorera ndebe. Mfasha pe. Arahava yajyanye agera mu rugabana amafaranga ye. Yego. Kuko mufashe ndebe je ibintu byanyu rero je bijya binantera ubwo. Reka tumufashe. Yego. Ufite ubushobozi bwo guhereza umuntu miliyoni 20 koko usibye kubeshya? Oya burahari koko se wambere n'abanzi Mfasha no kunfasha. Ntagere wambere. Wose ubundi webyo bintu wabibonye tubabonye aho batanga miliyoni 20 wowe? Nabonye hari umuntu ari gufasha arimo azitanga ndavuga ntura muganga n'inzobere nanjye bisaba kumuhamagara nyine ngo tuvugane rebe ko nanjye yamfasha kubw'amahirwe ndamubonye. Yaguhamagaye ngo uzano ku Gicumbi. Muga ndashaka kubona ibi bintu bikora niba atari bya bindi by'amabeshyo. Wara nagaramba besho. Kuko bikore rero ndebe nawe. Ndabibona urazibona. None se ibihumbi 10 nagutumye wabizanye? Nabizanye. Bizana hano turebe. Bizane turebe. Gaye. Mbese aya ibihumbi 10 n'iby'ikimuga? Ibihumbi 10 rero. Yego. Ibihumbi 10 ni ibyo kugira ngo umuti ukore. None se ko mbona ari inote ebyiri za 5 ntabwo ari kuyazana harimo nk'iz'igihumbi n'iza sengisa? Oya nta kibazo. Niba ngibi biba bihagije. Yego. Noneho rero. Yego. Akaze wereke ubutunzi bwawe. None se muga kagakuvuga kwe hariya ukakazana hangaha hari ukahajyana umuriro ibishatse kumvikanisha iki kugira ngo bimwegereze se bibone twebwe tugira aho dutangira imiti kugira ngo umuti wacu ukore neza. Yego. Gukora ibyo dukoresha byose ni ibya kinyarwanda. Ni ibya kinyarwanda ndabibona. Rirahembe. Yego. Dituma no mu mahanga akagerayo kuko rikarijyana amafaranga rikayamugeza ku muntu wayansabye. Nkoresheje iki? Nkoresheje ihembe ry'abakurambere. Iryo hembe rishatse gukora iki? Niryo rizana amafaranga se? Ihembe rero niryo noma amafaranga kandi rikajyana n'amafaranga naho bayansabye. Yego. Kuko ngubu iri hembe naho nari gutuma ngo rizane. Ese ritandukanye n'andi mahembe y'inka zose tujya tubona? Oya biratandukanye. Iri hembe ni iry'abakuru. Iri hembe ntabwo ari iry'inka risanzwe. Iri hembe riba ryaraturutse ahantu hakomeye cyane. Yego. Noneho rero reka nzamwereka uburyo ki amafaranga miliyoni uyu mukobwa yanyatse zigomba kumugeraho kandi akazikoresha mu buryo bukwiye. Akayabona arayacyura ubu ngubu? Kuyacyura urayacyura. Yego. Kuko nawe nakusabye serivisi urazinkorera. Niyo mpamvu nawe imbari sinzi icyo ushinzwe imbari n'umunyamakuru ngiye kukwereka ko ibyo dukora kuri iki Gicumbi ari ukuri. Yego. Reka rero wa mukobwa we reka nze nkubwire ikintu nkorera hanyuma ubone ubutunzi bwawe. Kaze mbikwereke kaze mbikwereke wa mukobwa we wereka ibintu nkorera. Ubu ntabwo bufite mbese muga ibi n'ibiciro ko mucucagiza mu biganza utanga amafaranga. Yego. Ngombora ongera ubumbe. Yego ngo rekura. Muganga we amafaranga ndabonye yose nayanjye. Mbese muga amafaranga Kakazi ko mu Rwanda gasezereye. Iki?
k'akazi ko mu rugo nasezeye mugaye amafaranga ni ayanyawe cyangwa ni ibikabyo byanyu ni meza ni meza kana ni muga kabiri ayo mafaranga ukuyabona ndimo ndayabona ese ugiye kuyamaza cyangwa iki ibyabumbi magana abiri n'iby'amabuja ndibwaze kubimuha ndibwaze kubimushubiza uramusubiza muga amafaranga ayo mafaranga avuye mu aya mafaranga rero abaturutse ku bakurambere ni rwose ko kumukizo uduteka mu biganza kumukizo uduteka mu biganza kumukizo uduteka mu biganza bigenze biti niko kumusize uduteka mu biganza bigenze biti uwo wa mukobwa ayo mafaranga ukuyabona ari kuza n'ubundi aracyari kuza amafaranga muga rwose kuko akakizo amafaranga gahitaza n'ubundi nkabona kiri ku miliyoni za miliyoni 20 ndetse kari menshi mubwirwa n'iki umubare mushyiraho abakurambere batanga amafaranga twebwe dutanga amafaranga bitewe nayo watupatse ubu ngubu nta n'icumi nta na se nose muga amafaranga katarangira aya mafaranga ni ukuri katarangira miliyoni 20 gusa nizo ukiri kumwe oya yanyengereho nayo oya muga ni menshi mbega amafaranga we niyo aruzuye ubu ijana kuri ijana gusa arahita yacira muga ijana kuri cyangwa urayibwa yambikiye oya ni menshi bari bwaze kwishyura amafaranga ntabwo oya ni ukuri ni menshi amafaranga ntabwo abaho mujye muri ibintu byo kubira muga amafaranga katarangira amafaranga ntabwo abaho aya mafaranga iki amafaranga ariko uyu mwana umuha amafaranga menshi umaye menshi nose amafaranga uramaze iki aya mafaranga ndabona nanjye muga uyu mwana ntabwo yakora amafaranga mbivuyemo none se muga usibye bino bintu byo gutanga ubutunzi hari ibindi bintu bindi ukora wenda waba wakorera abandi bantu hari byinshi cyane ni ibiki twebwe dutanga ubutunzi tugatanga amafaranga tugahuza abatandukanye n'abagore babo tukavura abarozwe nk'umuntu bamwibye ikintu mwakigarura nacyo ni ibintu byoroshye tukakwereka n'uwakitwaye mukamumwereka neza ukuzana imbere yawe ukamubona neza none se muga nk'umuntu uri hanze uyu nguyu ko bikoreye hano ku gicumba hari nk'umuntu uri hanze mu bihugu by'amahanga nawe mwamukorera bigakunda turabimukorera dukoresheje bya bintu wabonye ryahembe ry'abakurambere rirahembe riragenda rikakugeraho aho uri mu mahanga rikaguha bwa butunzi ushaka none se muga kugira ngo umuntu uri mu mahanga mubashe kumugezaho ubwo butunzi bwe mubashe kumugaruriza ibyo yibwe mubashe kugira ikintu mumukorera muri make abikora ate abigenza ate icyo twamubwira akora ni uko yatwandikira kuri WhatsApp akatwohereza ifoto ye n'amazina ye hanyuma ibindi twebwe turabikurikirana tukamugeraho mu mahoro ibyo mbonye ndabibonye mbibonesheje amaso yanjye nimero yawe uraza kuyimpa wenda nzayishyira ku kiganiro nta kintu bintwaye rero none se umukobwa amafaranga arayacyura amafaranga ari bwamwishyura none se ndibwo yasigaye kandi ariyo yanzanye none se nyuma y'uko yajyanye nta kindi kintu asabwa birarangiye icyo namusaba ni uko azagaruka kudushimira kandi nzagaruka kugushimira rwose kugushimira n'utwaka n'izindi serivisi tubashe kuzigukorera sange rero reka mbe nigende reka mvuga uretse uriya mukobwa wawe uri hano rero mugange reka mbe ngiye rero nose uyu mukobwa wawe uri hano yihe nk'abantu mu bintu bibereye ahangaha njyewe nabibonye nabibonesheje amaso yanjye namwe mwabibonye yiri uyu nguyu wanzanye ngaje gushimira n'ibindi ndabyiboneye ubu ngubwo uzakenera no muganga azamuvugisha uyu nasigara ashimira bye bye imana bampera umugisha ndabakunda cyane.